Mana yanjye we. Mana yanjye we. Bini bicyumva. Yes, reka nizere ko umeze neza udukurikirana umunsi ku munsi wo subscribe no gushimira cyane aho utarayikora biri mwanya kugiye gukora ibyo ubasha gukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye. Ibucece mu gace nko bisanzwe ni Kiroso niye za makuru cyangwa za nkugena gushakira hirya no hino zigiye zitandukanye. Mbo umwami w'ibyahishuwe gusigaye nitwa uyu munsi rero nkarangiye kubasangiza inkuru kwa kundi kwanjye genda nacika intege nkabashakira inkuru zigiye zitandukanye. Ubu nkabandi Nyabarongo ku kiraro cyaho cyangwa kuri Nyabarongo mu gishanga cyaho niko nawe bivuga. Bitewe ni inkuru ngiye kubasangiza n'umuntu wampamagaye ambwira ati ari inkuru ushaka gusangiza suza umuntu wese uri mu majyepfo amajyaruguru y'Iburasirazuba ndetse n'Iburengerazuba mu mujyi wa Kigali diaspora mwese muri rusange ndabemera cyane ndababwira ngo Imana ijye ibamugisha kandi tusangire ubundi ibintu bibashe kugenda neza cyane. Ikaze kuri Sawasasho. Murakoze. Inkuru duhamagara igiye gusangiza niyi. Nyine jewe nyine hari ukuntu inzu yo mu rugo nyine yari irangiye twari turi kuyisana. Hari amafaranga rero mukuru wanjye nyine we aba hanze aba muri Amerika. Hari amafaranga yadohereze nyine yo kwishyura abakozi bari kubaka. Rero ejo sinzi ukuntu byagenze. Yanyereje ku mugoroba w'ejo kandi yanyereje amafaranga yo kwishyura abakozi. Yego. Noneho gari bwishe mbona kundi bujye kuyabitsa kuri banki kandi mbona bwishe ndavuga nta kibazo reka nyabike mu nzu yashyira mu kabati nyine imbere y'igitanda aho ngaho. Wambukiye mu gitondo nsanga amafaranga yagiye. Ibintu birancanga mu mutwe mbega ewana mbure nyine uko bigenza. Ubwo nahise mfata fone bitahamagara umuganga mubwira nyine ibyambayeho ndamuganiriza aje arambwira ati okay reka nze ngurebere wowe humura basi hangane. Ubwo nayo nagiye kumva numva mu gitondo aramamagaye ati se wa muntu wamenya makuru ni wapi aratambwira ati uwo gwambwiye ninde ni umuganga. Yego. Aje ambwira ati rero ubu none ndiko nari mu gishanga nimba nk'icya Nyabarongo ngo mu mazi. Jewe tunese nkora nese mvuga niyo kire no basimfasha. Ku buhanga bwe basishyho n'undi bwenge rero ukundi kuntu bigenza. Wa muntu mbabare agumemo hahandi ku buryo ndi bugende basi nkamusangamo ko nago nzonyide ngo ninde basi menye ngo nonyibende nubwo ntagaruza nyine ako nyine menya aho ibyanjye byaguye. Igitekerezo cyo kumuhamagara se wakigize to nkanjye nk'umunyamakuru. Nuko nyine nzi ko uri umunyamakuru. Kandi numva ko nyine igihe cyose ukunda kuvugira abantu nyine numva nyine umuntu ufite akabazo akakugezaho mbega sinzi ko nanjye nakwiyumvishemo. Ubu magenga yantu uramenya ngo wayatwaye ninde cyangwa ari he cyangwa bahakubwiye aho ari ngo cyangwa ngo acyafite bimeze bite uramenya ibyo ari byo. Ntabwo nzi nimba cyafite nimba yariye mbega nta kintu nzi wanjye ni ukugenda nkareba gusa nimba namubona. Okay, reka tugende wenda dukurikirana inkuru tumenye ibyo ari byo tumenye ngo bimeze bite cyane ibyo cyangwa arahari ubundi tuyibone kugisangiza abakunzi basaba badukurikiye mbibutsa ko ari umwami w'ibyahishuwe. Tugende utwereke ahantu bimeze kamemana igene nanjye. Niko wowe kuvuga ngo ugiye gupfumaguza mbere gupfumaguza ufite icyizere ko ibyo bintu bya uwo muntu wawe ari bugire cyaba usanzwe bakubeshye. Sanze bambeshye mwese ubwo urumvanye nabigenza ariko icyo ndamwizeye ntago yambeshye. Ese nanga bundi yakohereje kanyereje 500. Ubu 500 yose bagize yatwaye yose cyangwa harayo wasigaye habe n'igihumbi yasize. Okay. Tugende imbere no hasi naho nzi yari kumenya ako na kwambiraga hano hari inzi bisheke kumva na rero byanga byakunda. Shaka ndebe uwo muntu nawe ubuse nawe arahari. Babizi nawe arahari. Ntago mbizi. Ntago mbizi. Ntago bizi. Mama ndahita muhamagara.
mubazi nese bimeze gute. Cyangwa nka tata ese ntahashungereye hari abantu Yesu yabambwe ku musaraba. ese kusaze None se mana we oya none se abarishimiye kuri ibintu nka biriya shimye urashimye n'abantu bahuruye ndetse ko yaguye igihumure we mazi Yesu sibaretse kugira cyangwa muganga yambeshye yakubwiye iki kimenyetso yambwiye ngo nje ngo umuntu ngo wakwibye ngo uramusanga amazi nabwo umugumishemo none se uyu ni inshuti yacu ariko turamuzi nese ubu niwe ese ko atavuga turabyirwa n'iki byari byo we none tumuturebe byari none se ni ibyanyabyo niwe ruzi cyangwa rimwe bamuva mu nzira ndari ye ngaho Jimmy Yesu ntabwo reka Jimmy aha ndakibonye n'iki ubu ngubu rero ntabwo nzi ikintu nakora kuko uyu mwana nawe igigaza mu rugo nyine pe inshuti mu rugo ajya batuzanira utuntu mana mbega ni inshuti nangwe twe tuzi ko yanabikora pe ukibibona ntabwo nzi ikintu cyo gukora Ara? Ndakumva. Muga? Yego mwana wanje. Nyine nsanze wa wundi nyine namubonye. Yego. Ariko wambabarira ukahagera nsanze n'umuntu inshuti yacu muga mbabarira nyine uhagere sibyo? Yego. Kuye nakwereje basi ndongera mbabarira ubinkorera umfashe. Ugende ku Gicumbi. Mana ku Gicumbi kandi nkuko nabikubwiye ngira ngo wabonye ko nagerageje gukora ibishoboka byose kugira ngo ibyaha byose bigaruke. Yego. Kandi ngerageza gukora ibimenyetso byose kugira ngo mbashe kumuzikira ahantu hamwe kandi abone isomo. Yego. Icy'ingenzi ni uko nagerageje kumuhindura inzoka ariko mu buryo bwose bushoboka kugira ngo mbashe kumuhesha isomo kugira ngo bibashe kumubera isomo rya nyaryo byamugaragaye mu mazi wabibonye. Ameze nabi. Ese muga tuvugana na kire so kuri sawa show ko kuba wahinduye umuntu ko nguku mbonye mu kanya ahubwo yameze yahindutse inzoka ndabyiboneye amaso ku maso none ntavuga kuno wamuhinduye bamuhinduriye ikigoryi urabona ibi bintu biri bugende amaherezo ari buba yayo. Uwo mwana yaje akanga ku Gicumbi afite agahinda ubona ko ngomba kugira ubufasha bwihutirwa mugomba kuba namuhereza kanga ko uwo mwana yaribwe cyane ntabwo ibintu byari bibaye rimwe fata umwanzuro ko umuntu nikanga ari umuntu usanga uhora umwiba buri gihe byanga bikunda ndibuze nkamukoroga n'umunda kugira ngo byibuze n'ibijyanye n'umuco w'ubusambo yabi murimo byose bashe kuba byamuvamo no munda hari ibintu bimuri mu nda wabibonye tudahari se hari ibintu bimuri mu nda kuko tuvuga ndi ku Gicumbi byose ndi kubikurikirana niyo mpamvu nabashe kohereza abakurambere kugira ngo abashe kumushayura mu mazi amushayire mu mazi ararya haryamye aho ngaho umukobwa namuhereza telefone mubwira ibyo agomba gukurikiza nka data none se reka nkubaze kudahari ukaba wakoze ibingi utahageze izo mbaraga zawe nibwo kukizikoresha ute imbaraga zanjye ukuntu zikora ntabwo zikorana n'abantu gusa n'abantu gusa babasha kuba bagera aho ngera aho ndi gusa cyangwa aho nkorera n'umuntu wese waba uri hanze y'u Rwanda cyangwa se mu Rwanda apfa gusa kuba wanganye icyo nkora ngenda ndasuzuma kohereza abakurambere banjye bakabasha kunyereka neza ibijyanye n'ikibazo wambwiye cyangwa ibijyanye n'ikibazo cyose ufite cyihutirwa kugira ngo tubanze tuvure umwana w'umusore nicyo kintu cya mbere cyihutirwa nicyo kintu turi kuganiraho. banza ukora akazi kawe nanjye simpava ntabibonye ibyo ari byo hereza uwo mwana w'umukobwa telefone ye ngiyi ego muganga ngambwira fata ikiganza cyawe cy'ibumoso ni ubuhe nawe yataye umutwe uyu nguyu wakwitonze fata ikiganza cyawe cy'ibumoso ego kuri gutitira se Kagame yafite ibidayimoni atari n'ibindi nk'umukora ku gahanga ngo mbigenze gute muga umukore ku gahanga byibuze inshuro 3 gusa
uvuga amagambo ngiye kukubwira. Yego. Sibuzimo ugibuntu bivuge inshuro 3 zonyine. Ibyo biramumarira iki? Kumuva mu kanwa. Mita. Babigiye gute? Arazikoresha intoki enye. Urw'igitsina cy'urutaringo. Amukore ku gahanga uvuga amagambo ngo vibuzimo ugihumbu. Abikoresha 3. Ariko ntagire ubwoba ngaterwa ubwoba nibigiye kumuva mu kanwa n'ibiri mu nda ngiye bigiye kumusohoka. Biki? Uri mu nda bigiye kumusohokamo. Cyangabashe kuzanza mukagaruka ibumuntu. Nabikore ndeye bari bye. Sawa urakoze. Ugakubiye kubigenza ute? Avuze gatatu nabyo. Aka yambwiye akahe kaboko. Ese wowe ufite ubwoba wowe umukobwa nawe. Aka. Si ushaka ibyawe se wagiye gupfumaguza umuntu utazi uko bizakugiraho. Ntunyegere ntunkoreho. Ngere wenyine. Sawa mukobwa ufite ubwoba. Kamera Umuzimu ugibuntu. Tigira yewe nkoraho. Bitajya bitankukiramo. Umuzimu ugibuntu. Ingora gatanya. Gahore mana yanjye. Yesu we. Mana yanjye we. Mana yanjye we. Bini bicyumva. None se ko ureba uhise wirukanka rero wirukanse urabona amaherezo ari buba yahe mva ubundi sinashakaga kwari kumenya kwari kurebye bisiro y'umuntu utwiba ariko ni muganga araza kubinkurikirana nta kibazo diamond ntuzajya kubinsubizamo urabona we nanya wizi kuri kuraba bimeze nanya wizi kuri kuraba bimeze nese abafanga urayaretse oya ntabwo nereka uko muganga nyine abwiye ko bigiremo neza amafaranga nkayabona nese urirukanse ubonye umuntu wagize ntunamubajije mbabarira Wiki uri kwagara muri sako wirutse Sabira bigeni byanyu uramenye da ntabwo ari byo ahubwo rero kamera twisoza ikiganiro ntabwo nabivamo inkuru ngizi ngiye gusoza ikiganiro musigare mu byanyu nanigenera imba ahantu bitanankurikirana inzoka we mana yanjye nibikeri umva kamera abazashaka nzasubira